turasiganirwa kugera mu gihugu twateguriwe. Ubu turasiganirwa kugera mu gihugu ijuru, nta miruho nta n'imihati kandi n'imihangayiko, kuko igihugu abera tuzabamo cyo cyamaze gutegurwa. Ubu turasiganirwa kugera mu gihugu twateguriwe. Ubu turasiganirwa kugera mu gihugu ijuru, nta miruho nta n'imihati nta n'imihangayiko, kuko igihugu abera tuzabamo cyo cyamaze gutegurwa. Ndaririmbira Imana yanjye minsi yo kubaho kwanjye, ndacurangira Imana yanjye iminsi yo kubaho kwanjye. Igihe ni gitoya bazabera tugataha, buri wese mu rwe ruhande agahemberwa ibyo yakoze. Yesu ubwe yaravuze ati ndimo ndasiganirwa kugera aho umukunzi wanjye arira, kandi aho ndimo kujya hari amazu menshi cyane. Iyo badahari namwe mbatize rwose mbibabwiye, kandi aho ngiye kuba namuganya aho niho muzaba. Rero nidukiranuka nta mpamvu yo kutazagerayo. Ndaririmbira Imana yanjye minsi yo kubaho kwanjye, ndacurangira Imana yanjye iminsi yo kubaho kwanjye. Igihe ni gitoya bazabera tugataha, buri wese mu rwe ruhande agahemberwa ibyo yakoze. Haba igitaramo kidasanzwe nyuma yo kugerayo. Yesu azakenyera duhereze inanga, twe n'abamarayika ducurange. Imana ifate mikorofone maze turirimbire, kizaba igitaramo kidasanzwe, icyo kizaba ari igitaramo. Kizaba igitaramo kidasanzwe nyuma yo kugerayo. Yesu azakenyera duhereze inanga, twe n'abamarayika ducurange. Imana ifate mikorofone maze turirimbire, kizaba igitaramo kidasanzwe, icyo kizaba ari igitaramo. Ndaririmbira Imana yanjye minsi yo kubaho kwanjye, ndacurangira Imana yanjye iminsi yo kubaho kwanjye. Igihe ni gitoya bazabera tugataha, buri wese mu rwe ruhande agahemberwa ibyo
nyakuri